Yangarutse nk'inkuba ndakibishashingwa banzi nk'intare yashize ubukana nje nka Scorpio yishwe n'isaro ubukana bukazi nabasha kubara taradahara mbashyizeho kari hamudurira hina mwanya naba mbona musa mudasabira naho munyuze muhora n'ubukana ni Doggy Drugs tadomboci domboci nyine kwari ukuzimu kw'abarara ababizi barabizi ubwo nyine bagenzi banje bahita babyumva injana turimo nikuru nubwo mbona babihinduye induru ziganga zigeze imitemo street turi ngo ni haso ubwo babubuzuye mu mano mbakoze mu bwonko bagenda imbukuboko game bayigize fight barara batanaryamye simvuze ko ari iby'iminsi n'amabura kindi atabura mu bantu imitima kitari kimwe niyo mpamvu duhorana ubugome wisi ikoresha makeri niwe uhitamo kwibaga umutima handa cyabambyisi ngenda kurura nubwo inzira nyura rutare bisaba kwitwararika bahetazi mfite imbere niba barika sinjya mvukira mu nduru nubwo mba mbona mwikoreye induru nabikizemo n'ubushake kandi bisaba no gufunga umwuka abagarema ingorane za danje n'amaraso yaramenekaga bitewe nyine n'impamvu tu hari byabaga ari danje man wabaye umurara nk'imyaka ingahe imyaka ntango njya nyibara kuko navutse ndi ku muhanda sure waba waragize amahirwe yo kumenyana n'ababyeyi bawe se oya umubyeyi wanjye ni igihugu nunyite gakondo unyite imamu ndasamuka nkahitire umujinya kubaka izina namushinya ebici nyigira izo nizo kunyicira umuvuno zitambika inkoni ya Mosi imufu ndimo no gusubira inyuma sinava no kwizima abanege mensi mwe murajyahe muhora mu budode ng'imirimo nkora ni nko gukora ikiyedo wakoze ikiyedo kimupfa mu busa namwe nayihagarika kumbara wo musinzanya yene zirigata uramenye nazamura kata umutima ugahenuka isanga uri koma I don't feel I think so zibwire zibazi nuko narinzi ko mfite ibyo abantu bakeneye mfite bombe tonique bombe tonique subiramo ko kantu mfite bombe tonique ufite bombe tonique yego ngo rero nago nari gutuza itamene ntayiturikishe yaraturitse cyane ibiraba cyayituritse amana uracyayituritse yituritse twazamutse rap yanjye yahindutse ikiko nabamenye mwaza mumbwira iki iyi focus yo kwikayanyitirwa nataki yo gufata mayike rap yanjye yahindutse ikiko nabamenye mwaza mumbwira iki iyi focus yo kwikayanyitirwa nataki yo gufata mayike kiki yahindutse ligi sinavuga byinshi kuko nyiri muto rap yanjye iva mu masengani baturese nshikwa mura mu byumba ndahindukiriye ibyo ndimo murambo na disi mukicwa n'inimba reka simvuga mbebeta ndikibebeta kibicisha impeta ndasura mu kanyonyi iminwa mukunutsa ndushaga munyiga unasize inyuma ndabica bukware sinareka kuvuga cyatsi cyambanye umukara mu gutobora nyikisha umunigo anda age ni mutanga man situation yambaye kambabaza bya danje nuko n'umubyeyi wambyaye yaramanitse umuhora ashaka kuntema What's up men, hello Kigali brothers and sisters. Today twagarutse rero muri the interview show. Kuri mikoro murabizi ko ndi kabastanga kandi iyo twageze muri the interview show tuba twabazaniye babasani abastari abasinga cyangwa abaririmbyi n'abandi bantu bo mu nzego zigiye zitandukanye. Ariko uyu munsi turi kumwe n'umujama bro. Yangarutse nk'inkuba ndakibishashingwa banzi nk'intare yashize ubukana nje nka Scorpio yishwe n'isaro ubukana bukazi nabasha kubara taradahara mbashyizeho kari hamudurira hina mwanya naba mbona musa mudasabira naho munyuze muhora n'ubukana ni Doggy Drugs yo reka rero mvuge ngo nari naragera kure mvuga ariko muhise mwumva ko ahise abakorera babyita gukora harya mu mitana ni mu nganzo ukoze mu mitana wiyereka batanaze abacyabuye Doggy ayo ni inyinya ndamenya ari iryinyo ryavuyemo ibingibi nibyo mu bame b'abasugukuruza n'abasugukuruza wapfa kwishinga ibyabyo bigiyemo wahatisaro nahatisaro for real tugaruke ku izina ryawe izina ryawe ryaje rite Doggy Drug ni Doggy Drugs iryo zina ryawe risobanuye iki ryaje gute izina ryavuye kure yavuye mu binyejana 5 bishize binyejana bishize wari uri hose nawe uhita ugomba kubyibaza
akoma ese hari ubu ngo waba witwa gutyo nawe waba witwa gutyo barana areda nawe ubaho mana maze imyaka itabarika iyo ngiye kwibara ndwara umutima niyo mpamvu muza nka powa nyine G ako noneho bamwita Doggy Drag Doggy Drag reka mvuge ngo ikaze wumve utekanye muri studio zacu za Satya TV Foriribu nahageze wahageze nta nubwo mava turagukubita twebwe twakira abashyitsi baza bakagenda ndarara mana urarara okay uzarara ubutaha wabaye umusangwa kuko uburi umushyitsi kuko n'ubwa mbere ugeze kuri mikoro za Satya TV ntabwo macumbikira abashyitsi ngenda guha ibyishimo bituma urifuza ko ndara okay twagiye zamuka wambwiye ko harya ngo izina ryawe risa n'imitima ya bose mana okay ngaho sana umutima wa Kabastanga waranakomeretse rero we Baye mushya kuko hari gushya induto za benshi nzigize bushya nidatogoza itorera amapfandi nk'isatura yarozwe muri iyi track baye mushya kuko hari gushya induto za benshi nzigize bushya ngo nidatogoza itera amapfandi nk'isatura yarozwe muri iyi track Yoji ndabakubita paka bukeye dukubita mpaka bukeye ibigoma ariko G nakoko mfite vabu zirenga miliyari ibihumbi n'ibihumbi sure ase umuntu bitatu nari turamuzi uwo nawe nsi ni umuntu cyangwa ni wasanga ari cartoon hari n'imbwa zaje nshyashya ngo zisige zitwa gutyo uzagufashe cyabona umuntu ntago munsi tu ikibazo nuko mbona musa wasa ari G Frere ahubwo Mane simbiza ariko bantu mukurikiye Satya TV mujye muri comment mutubwire nimba uyu muntu nasa nafitanye na Tunarita akora ibiki se mana bikubera isomo nutaha uze kuvuga ati uyu mujama bambwiye dusa akora iki ubwo baraza kutubwira koko ni cyangwa ni Tunarita wagaba wananutse ungeze imbere y'abaye muraperi cyabo nawe nzito okay reka dutangire reka duse nk'abatangira dusubira inyuma gatoya waje kwisanga muri iyi njyana ya rap ryari cyase n'iryari wiyumvisha nk'umuhanzi we natangiye kwiyumvamo umuziki 2012 2012 Moncheresha wabivuze ngo izina ryaje mu binyejana bitanu bishize mbanza gupinga ako nimba ari bwo watangiye kwinjira inganzo birasa nkaho utari umwana mu gakino ko ndumva maybe imyaka 14 irihiritse nihe ndirimbo wahereyeho indirimbo yanahereyeho yitwa Ingobyi ariko nyine rare zabaga ari danje kuzikora ari shamani biri heavy to kuri njyewe ariko ejo muri 2025 nyene nibwo nahise ngwamo gastu mitanye kubitamo byihuse ubu kuva 2012 winjiye bwa mbere muri stu 2025 for real why kuki wakerewe bigezaho nakubitiraga ku mihanda nyine imihanda nihe okay wakubitiraga ku mihanda ubwo yishaze kuba ku imihanda bakuze mwami w'imihanda king of street amwita Doggy iyo hageze nyine okay ngaho mbwira ahantu wakubiteye byanyabyo ku buryo ugeze ukavuga Doggy bahita bavuga tu umujama kwera zatembere gogose yose gogose mbabaza ati Doggy ubanza ubaze ati umuntu wese uzi Dombochi nindi bakuzi nka Dombochi oya umuntu uzagusobanura Dombochi uzahita umubwira ati none se Doggy nindi okay ngaho ibyo ni ibintu bibiri ubwo bifitanye isano rya bugufi wasa nk'utumara ku matsiko suka twumvisha uburyo cyari ibintu bibiri ubundi icyo bita Dombochi Dombochi nyine kwari ukuzimu kw'abarara ababizi barabizi ubwo nyine bagenzi banjye bahita babyumva Dombochi ukuzimu kw'abarara ubwo rero muri uko kuzimu kw'abarara hari abana benshi nyine bagomba kugenda bazamuramo ukuntu kugira ngo haboneke itara rimurikire babarara muri kwa kuzimu ubwo si ryo tara byaje kurangira rigezemo umucyo uraboneka cyangwa aha n'ubu ngubu urimo uramurika utambwira ko Doggy ari we waje kubitara wabanje wenyine habanje uramupeti Kenikayi harya ni Kenikayi cyane Kenike shot uramupeti urangumana y'imihanda sumuzi se urane watubanjirisha uramukurikirana se uranango njya mukurikirana ariko nyine ndamuzi nk'umwana wacu y'imihanda kuko nyine bamutoraguye nyine bamuzamuye nyine yagize amahirwe ahura na Irene tamugira super twe dusigara ngaho nk'abarapa nyine ko ntago twaririmbaga ako yababereye itara yatubereye itara
tuhita tubona ko natwe nyine bishoboka to muhita mubona ko bishoboka. Inspiration ya mbere harya yaje 2012, indirimbo yishyira hanze 2025. Waduha nk'agatero gato ya ku ngoma ya mbere wahereyeho? Sinapfana ibyo nzi nk'umwami Ruganzu bateye nk'umwami Gihanga, injyana turimo nikuru nubwo mbona babihinduye induru, Skanka zigeze imikemo, street turi ngo ni haso, ubwo babuzuye mu mano mbakoze mu bwonko bagenda imbukuboko, game bayigize fight barara batanaryamye, simvuze ko ari iby'iminsi n'amabura kindi atabura mu bantu, imitima kitari kimwe niyo mpamvu duhorana ubugome, wisi ikoresha makeri niwe uhitamo kwibaga umutima, handa cyabambyisi ngenda kurura nubwo inzira nyura rutare, bisaba kwitwararika bahetazi mfite imbere niba barika, sinjya mbukira mu nduru nubwo mba mbona mwikoreye induru, nabigizemo n'ubushake kandi bisaba no gufunga umwuka. Buretse gato, buretse iyi ndirimbo duhe kuri story yayo gato, inspiration yavuye kuko nge numvishemo ibintu ngo byo kwibaga imitima n'iki, maybe ushobora kuba warayiririmbye utari muri situation nziza. Man nyine nkuko nakubwiye ntago waba uri mu kuzimu tarabona itara rikumurikiye, cyangwa akayezi karyo ngo umenye ko rizaka ube wishimye. Dombochi Dombochi kabisa, abahazi barahazi. Okay, wari uri kutubwira ahantu nyine Dombochi hahuriye na Doggy? Doggy Drug. For real. Watubwiye Dombochi twumvishe ko ari ukuzimu, noneho Doggy Drug byo bihurira he na ryatara watubwiraga, n'uburyo kiryo zina ryaje. Ariko nubwo wanzimije turaza kongera duse nk'abasubira inyuma gatoya utubwira izina ryawe ryaje gute, ko ambwirwa ni mu binyejana 5 bishize. Mu binyejana 5. Okay, nabyo uraza kubitubwiraho. Byose bitabijyana man, ningusobanurira byose birahita byiza. Okay. Kuri iyi saha ntago wajya hariya Google singo uvuge ngo Dombochi umuntu akurabura ibyari byo. Kiri kwasanze nyina twebwe bo muri ibyo binyejana. Bo muri ibyo binyejana nibo bahita bakubwira Dombochi, agahita gusobanurira ibintu byose nyine uko byabaga bimeze, ingorane zabaga zirimo G, abagarimo ingorane za danje n'amaraso yaramenekaga bitewe nyine n'impamvu tu hari byabaga ari danje man. Wabaye umurara nk'imyaka ingahe? Imyaka ntango njya nyibara kuko navutse ndi ku muhanda. Sure. Waba waragize amahirwe yo kumenyana n'ababyeyi bawe se? Oya, umubyeyi wanjye ni igihugu. Umubyeyi wawe ni igihugu? Okay, wari ukiri kutubwira nyine kuri iyo Doggy Drug ahantu ryo ryaturutse, ko Dombochi ryo wari umaze kutubwira ibyo ari byo. Doggy Drugs nyine twabaga turaho, iyo twabaga turaho buri wese waducaga yarabaga ati zirambwa zimarine n'ibiki umvaga nyine ko ntacyo twageraho. Turi imbwa ziraho nyine. Ariko ndareba nyine abo twabaga turi kumwe tugaciringa nkabona uko bankurikiye niba ari mu byiza cyangwa ari ibibi, ariko icyo dupfa nuko twabonaga iki amaramuko. Yego. Icyo dupfa nuko twabonaga amaramuko kabisa. Amaramuko yabonekaga mu zihe nzira ko numva ari haso? Man twareheringaga nyine ci mu bushobozi bwacu, ariko nyine tukabona indamo. Uracyari imihanda cyangwa waje kuyivaho? Wapi imihanda naje kuyivaho muci. Sari binyuze mu buyobozi ukajya kiburira. Ari ukuntu umuntu amanuka akajya nko ku muhanda gakeya akareba abana bari kwinjira mu muhanda kuri iki gihe, nyine tugateraho story biraho ngaho nyine kongera ukicomokera, ariko ntago biba bivuze kutagera ku ivuko G. Ku ivuko ugomba kugerayo. Ugomba kugerayo kareba impumuro yaho. Cyane ko ngo niyo ngo umuntu utamenya hava namenya naho ajya. Yo ni imigari kabisa turayizi. So okay, wari ukiri nango wahisumbwira neza nyine uko iryo zina ryaje, kuki mu mazina yose abaho wahisemo kwitwa iryo zina akaba ari naryo wumva wakubakiraho music yawe? Drugs ni umuti wundi. Yego, ni umuti, medicine. Ni medicine iki gihe. Ariko nyine nabaye sana mitima ryabeshi. Haraho nagiye ngira inama tukazigirana, inama zikajyana tukaba ibindi mukaba ibindi. Abo ngabo rero nuwo muti nabahaga. Wabahaga umuti? Wabahaga umuti. Doggy Drug. Doggy banza ni yivuze imbwa nzi cyangwa? Doggy nyine bitewe n'ukuntu babonaga ko marine ntacyo zisobanuye.
ubundi dogi ni nk'ikintu kiri aho ngaho. Ni ikintu kiri aho ngaho nyine, ni umuti uri aho ngaho, ariko ba nyirawo barawuzi kuko bagira akamaro. Cina n'ubu turahura nyine bagatera saliyuti. Ni abantu banjye tugaye, nanjye ndi uwabo. Nawe uri uwabo for real. Dogi, mu buzima bukomeye wanyuzemo, wabereye isanamitima bo mwari kumwe, na bamwe bari muri situation nk'iyawe wenda mutari kumwe ariko babashije kumva ibihangano byawe, uba king of street ngo rwose barakumenya no mu zindi quartier zitandukanye utashatse guhita utubwira. Ni gute wageza ukavuga ngiye kwihiringa? Watubwiye ko Kenike Shot ari wababanjirije ibintu byanjye mbishyire kuri indi standard. Ni gute utatangiye ibintu 2012 ngo ugera ucika intege ku buryo nimba warabashije kujya muri studio bwa mbere 2025 hanyuzemo imyaka igeze muri 13? Ibyo biragaragaza kwa kwihangana, kwa kwizirika, kwa kutava ku ntego cyangwa kwizima. Byaje guterwa n'iki n'ikihe cyaguhaga motivation yo gukomeza uvuga ati ibi bintu mbyizirikeho? Nuko nari nzi ko mfite ibyo abantu bakeneye. Mfite bombe tonique. Bombe tonique. Subiramo ako kantu. Mfite bombe tonique. Ufite bombe tonique. Yego. Ngo rero nago nari gutuza itamene nayiturikisha. Yaraturitse cyane biraba. Ndacyayituritse amana. Uracyayituritse. Yituritse twazamutse. Ubu iyo nangiye gukonja. Rap yanjye yahindutse iki ko nabamenye mwaza mumbwira iki? Iyi focus yo kwikayanyitirwa nataka yo gufata mayike. Rap yanjye yahindutse iki ko nabamenye mwaza mumbwira iki? Iyi focus yo kwikayanyitirwa nataka yo gufata mayike. Kiki yahindutse ligi sinavuga byinshi kuko nyiri muto. Rap yanjye iva mu masengani baturese nshikwa mura mu byumba. Ndahindukiriye ibyo ndimo murambo na disi mukicwa n'inimba. Reka simvuga mbebeta ndikibebeta kipicisha imeta. Ndasura mu kanyonyi minwa mukunutsa ndushaga munyiga. Kuna sisi nyuma ndabica bukware sinareka kuvuga. Cyatsi cyambanye umukara mu gutobora nyikisha umunigo. Under age ni mutangi. Under age ni munege. Ibirego mutange under age munege mu gitanda. Ngo aho hantu soreje ndacyanga udusobanuriremo gake ngewe hari ukuntu y'ibintu bizimije kubyumva bingora. Nyine under age man ibirego nibatange under age badutege mu gitanda kuko ndabizi iyi boro tuba turimo man industry tuba tuje mu nambara. Ubuje guhangana? Oya ntago ari uguhangana, byarenze ihangana. Ubu ni intambara. Yego. Niyo mpamvu rero umuntu aragushaka akagushaka bitewe n'ibintu uri kumuturitsa kumva umutima ugiye kumeneka. Agahita atangira gutanga ibirego ngo Dogi drugs wenda n'umupusha cyangwa n'iki abona bidashobotse nta gihamya agahita gutaga nyine bwa akagutega kana kakajya mu gitanda bagahita batanga ikirego kabisa sha niyo utakarya bagasanga kiyambuye bahita bagutambikana. Ubwo nyine nizo mbambwira man hari zazwe zitwoma inyuma. Dogi iyo ndirimbo ujya kuyandika hari nk'umujama wawe byari byabayeho cyane wowe byari byabayeho? Man sibye n'abajama banje ariko abantu benshi bibabaho. Twe mana barapa tuvuga ibintu biriho. Muvuga ibiriho? Tuvuga ibiriho ntago duhimba twebwe ibizabaho cyangwa ibiteze ko tuvuga ibiriho tukavuga n'ibiri imbere tureberera ibiriho n'ibizaza mugapfu muri bi mu yandi magambo. So nyine nge ndikubaza inspiration yavuye kuri real story y'umuntu uzi cyangwa ni kumwe utembera? Yavuye kuri story y'umutipe w'ihome yanjye. Byabayeho biranambabaza na n'ubu ngo baracyariyo arakatiye kandi nyine ari ibintu biri aho ngaho gusa man. Okay, gira ubutumwa uhereza abantu bakora ibintu by'amafuti nk'ibyo ugasanga bamuteza kana mu bitanda bikarangira nabi gutyo. Mbabarira ubamera ubutumwa. Abo ngabo n'ubundi baracyanyirukaho. Nawe se ntago bateze kumbona. Hari square ako kantu kazwe kavuga neza bakumve. Kantu kazwe abo bantu bazwe barimo baranyumva. Abantu bazwe abantu bazwe zirimo ziranyuma inyuma. Zirakubaza iki Dogi?
ntago ziba zinyishimiye man. Zibwire mu ndirimbo Tonique mba ndimo ndazihereza nyine ituma zinyama inyuma. Izo bomba tonique noneho ituhereza izo zazwe ziri kukuzwezweta inyuma zirabure mu ndirimbo. Nunyite gakondo unyiteye imamu ndasamuka nkahitire umujinya kubaka izina namushinya ebici nyigira izo nizo kunyicira umuvuno zitambika inkoni ya Mosi imuvu ndimo no gusubira inyuma sinava no kuzima abanege mensi mwe murajyahe muhora mu budode ngo imirimo nkora ni nko gukora ikiyedo wakoze ikiyedo kimupfa mu busa namwe nayihagarika kumbara wo musinzanya yene zirigata uramenye nazamura kata umutima ugahenuka isanga uri koma I don't I feel I think so zibwire zibazi ni Doggy Drugs. Ngwaho umusinzi anyaye imbwa ihene zigira zirarigata ji nk'iyo sentence cya iyo ntero ushaka kwidusobanuraho gato. Izo nabwiraga zirabizi kandi zinyumva buri munsi. Niyo mpamvu rero ubutumwa bwazo bugizgeraho. Ubutumwa bwazo buzigeraho. Doggy arifuza kuva hehe akagerayo? Ya Doggy naho aragera man. Naho aragera kabisa akeneye byinshi. Nyine ndacyakeneye support irakenewe ubwo biragaragara kabisa. Ndabizi ko mukunda hip hop nyine mugire ko mubigenza nanjye ngeraho ngera tu. Ya ako Doggy mu bahanzi ba industry nyarwanda yavuga ko ari uwuhe king of hip hop mu Rwanda yaba abakiri bazima n'abatabarutse. Oya na ukiri muzima nundi gutoza. Uri gutoza. Wapfuye rero ni Jay Paul. Jay umwami w'imihanda. Nta wundi ndabona. Uri gutoza wa ninde? Bamwita Kazandwi. Inde? Kazandwi ubutanda shaka umuzane hano mwe mu yicaranye. Ya nzamuzana kabisa. Ryari? Ndongera kumamagara. Kazandwi umikaze kabisa ukambwira ati afite imyaka ingahe Kazandwi? Imyaka yacu ntago igibarika. Ko twavukiye mu binyejana bya kure man. Ibinyejana biratambutse ni byinshi. Hari igihe dutekereza ku myaka yacu imitima ikaturya. Imitima ikabarya. Naho kugira ngo rero imitima iturike abanyarwanda bakidukeneye turapfusha tugapoa. Murapfusha mugapo. Okay, Doggy ubwo bitumye nsubira muri kwa kuntu wanjimije. Ubundi yo wirebye ubona umaze ibinyejana bingahe umugani wawe? Niba ndi wo mu binyejana bitanu bishize tukaba turi mu binyagihumbi 200. Ubwo nyine ngiye ntago njya mbitekerezaho nabikubwiye. Okay, areka duse nk'abinjira mu buzima mo gato. Ni situation yigize kukubaho ikagukomeretsa cyangwa ikakubabaza kuruta izindi situation zose zakubaye mu buzima? Man, situation yambaye ikambabaza bya danje. Nuko umubyeyi wambyaye yaramanitse umuhora ashaka kuntema. Ngo ngwiki? For real. Umubyeyi wambyaye munda. Oya. No mupapa. Vie wawe. Inanga zavuye mu nanga ze zikakubyara. Kingo kabisa zikamanuka mu mugongo zivuye ahandi hantu zikamanuka pa. Zigahita zikubitamo ikibombe hari kizavuka mu muhungu w'umusana. Agashaka kugutema. Agashaka kwita mbuza ubusana ariko nyagasana bareba ja. Areberera imfubyi abakene bikini biki abapfakazi. Ntago yari gupfa kubyemera je. Ugiye gusa nka iyo ni situation yakubayeho. Ako se byari byatewe n'iki cyari cyamuteye gushaka kukwambura ubuzima? Shamani nyene nari nserere na gashiki kanje kankurikira. Icyo gihe nyine mani icyo gihe ibaze yuko wallahi mani usturira sekeje. Ibaze yuko wallahi ngewe twari dutetse mani. Ariko ntago ari nje ari wahatetse nyine tu. Yavuye shurene. Noneho mu gutaha nyine banza kwikoza imihanda gake. Ubwo mba ndatashye nyine nsanga apeti barimo barasinzira. Ndavuga ati sipeti ko muri gusinzira so birashya ryarira. Musinziye tutari. Sister ati bareke. Ndabizi nago navuga ati reka nakwambwira gutyo. Ubwo mwe umufuniko ku isafuriya mbonye harimo ibishumba nkaba. Ushaka kureba ibyari byo? Mbonye harimo ibishumba mpita mfatamo 2 umupeti muha kimwe n'undi mu ikindi. Sister isavuye nk'inkubaga.
atavuga ati we ni gute urajya kwarura ibyo utatetse sha ndavuga ati mwana ngiriye umuwe ba petit frère badasinzira batariye ngo reka ngo nanga ibyo ari kubikora abashatse kunyura nyine mitamutera urushyi rwa atari inyura via isafayo bya danje mwana itavuga ati nago bishoboka ku mukobwa wanje nta nubwo yumvisha ibisobanuro none nshaka kumubwira we yaje yariye karungu nyine aravuga ati ngomba kuguha ubwo nyine nanjye nirwanaho nshaka gusohoka urabibona hari mu gipangu nyine kandi gusohoka bikaba gusohokera ku muryango ahandi habaga habanye bya danje ngana no gusohoka nyine biranga baramfatanya nyine n'uwo musista urakubitwa ntago nakubiswe bya danje ahubwo nyine nasa nk'ubarusha ikigango umuvi ahita bagati noneho reka nze mwereke bagiye kuzana ipanga umuhoro bro nahise nirukanka njya kumufata avuga ati we uramenye burya byari kera ariko ubu ngubu ntabwo byavamo umuhoro se atavuga ati nahise mbwira ka petit frère mani ndanamwemera fo mbwira petit frère ati genda ukingura umuryango G urangaze abangaba nari bingenda bifashe petit frère yakinguye umuryango ubwo bose mpita mbajugunya nka hariya mpita nsohoka n'inyanura ubwo nicyo gihe uheruka mu rugo cyane nicyo gihe mperuka mu rugo nahise nigira imihanda ndavuga ati nyine ubwo n'ishuri naho njye gusigara niga kaminuza y'isima ubwo n'ishuri naho byahagarariye ishuri byahise bihagarara sinongera gusubira ku ishuri bitanubera umihanda nyine wa nyawe to ibyo bintu ujya ubyicuza kuba nyine muri iyo situation ujya wicuza ko wareactinze muri ubwo buryo ukavuga ati nk'iyo ba petit frère mbihorera igihe tukaza gutegereza wenda igihe byari guhira kuko sometimes iyo wakoze ikintu kikakumerera gutyo hari ubwo byicuza nyine tu njye ntago njya nicuza kuba nararamiye barumuna banjye njye nari ndi kuramira barumuna banjye ahubwo nuko nyine habayemo indashima igashaka kunyitambika nyine mu buryo butari neza ariko ntago wakicuza ko wagaburiye murumuna wawe doga ajya yishima mu buzima bwe doga yishima rimwe na rimwe bitewe n'ikimukubise ni ikihe kintu cya mbere cyane niyo situation ya mbere wagezemo ukagira ibyishimo biruta ibindi mufata amahike bwa mbere ngiye kuri codinga bro iyo su yari iyihe iyo stu ni Gisenyi icyo gihe nari naragiye kurira ku mazi wari wabonye umufungo nari nkufite uvuga ati reka nigire Gisenyi reka nigire ku mazi papa Gisenyi nyine mbamuye n'undi mupeti turaganira dutama imirongo twiryamiye ku mazi hariya ku musenyi ahita mbwira siko ndi kumva ari neza ndamubwira ati ngewe iyi ngiyi niyo gakondo yanjye ndamubwira ati ngwino nkwereke umuntu udukubitira se yego nanjye nayo mbifite muri gahunda turagiye nyine mbandabarashe ubu urabarashe mbandabarashe reka ngende murasa ubu ngubu ufite indirimbo zingahe zikoze iziri kuri YouTube ni indirimbo 5 harimo audio 3 na video ebyiri ari ziri muri studio no narakubita hanze 5 unagura dropping indirimbo 5 ubu ngubu nibwo zigiye kujyaho ariko ujuje imwe urumva zaba zifite video 3 ngo indirimbo 5 zifite video 3 ubwo na audio 2 ni EP indirimbo 5 hariho indirimbo noneho inyamwinyayo izihetse zose yitwa ngo gakubitwe twaje 5 4 3 2 1 go nkikaraganka nisabuta mu gitondo cya kare nka ninyamuta nyaza gakubitwe ndambwira ukuntu rivani utazi sigareti biya na danihiri ikarage mporo ngutere muni ikarage mongu karage muni ibyo ko kuri vaburaburiya mu gitandura tusa n'ahanagura ngambwira ibyo numva nkura mu byo ntumva
ya 15 yakuze bafite 25 niyateretwa nuri hasi ya 35 kuri hasi yo ngo ni wabikibanga kuri we uri under 18 kugira icyo umubwira kuzibisha utaravuga iti gikunziza kuri we ni condom kumutera inda ibyo yabihakanye kera yo ji ndacyabakubita uracyadukubita ako kantu nagacyo uri kuvuga ngo gakubitwe muri iyi minsi hari inkondo zitwa ngo relationship umwana rero wayigezemo neza w'umubebe akinjira muri urwo rukundo rumeze gutyo aragakubitwa ariko agakinyine akanyafu kameze akonemani bro wese agakubitwa nande ba nyirabyo barabyumva ba nyirakomana yaje ba nyirabyo ni bande barimo barandeba rata sibyo yego rata ngagakubitwa banabyemeye ngo umujama ngo ufite 35 ngo kuri waba mubona nka under 18 kandi uwo mubebe afite 15 ibyo bintu bituruka kuki nawe uzabibona umubebe wese wapfunduye amabere manini afite 12 yafite 12 abagize 20 sure kuko afite 12 ateretwa n'umuhungu ufite imyaka 25 nese ubundi ibyo bintu byaje gute muri ko nanjye icyo kibazo njya nyibaza mu buzima busanzwe ntabwo wamenye ukuntu byaje isi igenda yikaraga uwo yikaragiye hererera mubona kandi buryo uzabyitegereza urebe isake ihinduka inkokokazi isake ihinduka inkokokazi ariko nta nyagazi ihinduka isekurume isake ihinduka inkokokazi ariko nta nyagazi ihinduka isekurume bro kuri kumvanga man siko nacanganye kiwe gagende umurapa man ndo umuraperi tuvuga dukora mu nganzo nyine abasaza bo barabyumva na abantu babana n'abasaza barandi kureba mujye mubaza abasogokuru n'abanyogokuru bababwire babarabure Doggy Drag ubu ngubu ufite indirimbo zingahe zanditse zirenga miliyoni 100 miliyoni 100 kabisa miliyoni 100 okay reka dukora aka kantu ngiye kukugoramo gake uzi ikinyarwanda ndagerageza uragerageza okay tugiye gusa nka ngiye gucalenginga gake mvugira ngo amajya abyimbye avura amava avunitse iki ntabwo ari ikinyarwanda ni iki icyo ngicyo ntabwo ari ikinyarwanda ni igiki nyine ndikumva ari ikinyamahanga icyo nyine ntabwo nabishobora kuko ntabwo nabyumvisha okay reka ngusubiriremo oya biraza gutuma ntekereza cyane kandi ntekereza cyane ndaruha uraruha none se ntabwo ukunda gutekereza ubwonko bwawe se hari ubwo ujya gutekereza ariko ngiye gutekereza ikintu kizubaka umunyarwanda n'umuntu wese wumva ikinyarwanda nkahita mvuga ati nyine ngafata nka topic yanjye ngahita mvuga ati topic yamarira iki abantu bose bandeba none usanze ibyo byo nkahita mbikora ariko iyo nyine iyo topic njye ntabwo indeba nanubwire abantu bankurikirana aba members banjye rata nibyo niba ibareba niba bitubwire muri comment ubutaha ubwo zabikora TV noneho niba byemeza utangira uzabimbwire uzahita mbikora uzahita ubikora Doggy yes Doggy Doggy you are tubikore cyemura nicaye kandi nica do ngizo zinga eshatu njewe mfate nk'udahari gira utuntu twawe wikorera sinkubwiye ngo uyitangire uyirangize sinkubwiye ngo uyitangire uyirangize aho uyiparikiraho ufata indi n'eshatu duhita tugaruka dusezera abari badukurikiye twagiye garutse nk'inkuba ndakibisha shinga abanzi nk'intare yashize ubukana je nka Scorpio yishwe n'isaro ubukana bukaze nabasha kubara daradahara mbashyizeho kari hamudurira namwanya naba mbona musa mudasabira naho munyuze muhora n'ubukana block kulasi nyisaba oda ndabizi murasa singombwa kubaza excuse mugatega nkasimbuka imva ijoro n'amanywa mukora amabara tegidogi ndambuye amababa agahuruka imbwa ngatuye mikara mititara bambatera guhaba urugamba ruvukiye kubagabanya think na juice ndabereka ishaza bimena umwanya wo gukora inzira barike barenze bashyireho sinya
yo man bashyiraho sinya iyo yari gatatu twageze kuri kabiri amasandarasa reka nabyo kubazwa umutima wabikijwe byinshi amaso yabonye iby'amabara ngende nzabona natsimba nkirazinimba nkirasa mu cyumba kajuga nziteye agahinda zimbona keshi nifunze imiringa kiki yahindutse dig sinavuga byinshi kuko nyiri muto rap yanjye va mu masenga niba turese nkikomura mu byumba nahindukiriye ibyo ndi mu murambo na disimu kicwa n'inimba reka simvuga mbepeta ndikibepeta kibicisha impeta ndasura mu kanyunya iminwa mukuntu nsangusha gasa munyiga rap nasize inyuma ndabica bukware sinareka kuvuga icyo cyatsi cyambanye umukara mu gutobora nyicisha umunigo ibirego ni mutange anda age munege mu gitanda iyi track ndavuna umugongo abambonemo nk'imanga for real ako dogi uri kunuburira uzimamvu uri kunuburira mane usinzinya kandi nanjye gukubita boro yirukanga yiteho cyangwa yagiye ndacyari wagundi ndacyari kera sinzanwe no guteka imitwe nzanwe no kubagira bashyari mudacururuka nabyo guheza ndacyari wagundi ndacyari kera sinzanwe no guteka imitwe nzanwe no kubagira bashyari mudacururuka nabyo guheza ndacyari wagundi sinjugutamo njuguta kurenga ukuremo ibyawe uramenya utirukana imbuga kandagira umuswa ukibuza indyamo ubwo henshi yakora ubusambo byabangombwa hakagwamo ibitambo ibishariro bigira ize nitime ukabinyunguta nk'abumba urakora ibyo utazi nk'umusazi ngo ukunde wigira umusizi iyi minsi yabaye nka dozi gucika gato ukagenda upanjika uraguruka utanzika amanuka kubana haterera sinaje gucuranwa nabo bana badafite induru ziteye ubwoba umutono mwanje ukibakanga bakiriza umunsi bitsimba ibishanga izo minja zikiga gucuka nubwo akenshi zigira bakambwe nzihonda kenshi ariko nizinoga sinzamura drama muri iyi game yo ndacyabica ariko tu uracyatwica doggy drugs okay doggy reka tugane ku musozo rero ariko tutaragana ku musozo nena kubajije muri hip hop abo wemera wambwiye ko ukiriho ari uri gutoza na doggy drugs watabarutse ni Jay Paul umwami w'imihanda bro Joshua urane papa mukuru ako reka nongere nkubaze ninde muntu wifuza ko mwajyana kuri stage hano mu Rwanda umuraperi nimba no mu bahanzi baririmba izindi njyana nabo uri butubwiremo nari tubwire ni Kazandwi ako mari nje nukamfere bro wambwiye ko ari umupeti ukiri gutoza ni umupeti ndi gutoza ndi kuzamura ariko nyine niwe tugomba gukubitana bamita Kazandwi niwe mugomba gukubitana kuri stage apana kuvuga ba Kenny Shot wavuze babanjirije apana kuvuga ba Bush apana kuvuga ba Ish Kazandwi ni ukeneye mu bande mubwiye abandi bahanzi bose bo mu Rwanda ntago mvumvishe neza je abuze nyine mu Rwanda nta muhanzi nzi mu Rwanda uretse Kenny Kayi kandi uriya nawe refa ariho nubwo nyine yabonye umuzamura ariko ibyo aririmba n'ibyo ndirimba harimo difference nge ndi up kuri we man uri up kuri we bitewe n'ibyo nge ndimo yego nyine yagiye mu bicuruza byiruka nk'imiyaga ibyo uririmba we Kenny Kayi nta munyarwanda uzabyumva imyaka 10 ariko nge ibyo ndirimba barabyumva imyaka 1000 iri imbere ngo ari mu bicuruza byiruka nk'umuyaga man ibyo bintu wabivuga mu yahe magambo ibyo warabizi azi byari gukora ibyo akoze biza byiruka gutya nk'umuyaga bikaba birahushye ejo hakaza ibindi bikaba birahushye ariko ngiye boro yanjye nkora umuntu arayipureyinga mani buri segonda ngo kandi izumvwa mu myaka ingahe iri imbere igihumbi iri imbere yego uramubwiye nawe arabyumvisha okay ni ikihe kintu ujya ukora uri free kugira ngo wumve utekanye cyase ni ikihe kintu kikuzanira ibyishimo ikintu kinzanira ibyishimo ni ukuririmba man kuririmba ndarapa cyangwa iyo ndi kwandika umurongo fashe vibe yanjye nkavuga ati iyi vase iyi vase yo vase asubiramo ko cyangwa se vibe to kugira ngo babyumve
aho ngaho niho ngirira ibyishimo byanjye, aho niho ugirira ibyishimo. So ugiye kutubwira platform zawe, hanyuma nimba hari n'abantu utashye, hari uvuze ngo ni Kazandwi, ni Kazandwi ya ubutaha ndakeka uzaza muri kumwe. Nimba hari n'abandi bantu bashobora kuba baragusapotinze muri uko kugira ngo winjire muri studio bwa mbere, nabo urabatera yambu. Gusa mbere yuko tubigeraho, banza tubwire platform zawe ukoresha, n'abantu bakurikirana Satya TV bagende bakurikirana umujama wacu bamwita Doggy Drag, bagende bamufyondere, bagukunde banagukundishe abantu bagenzi babo tu. Platform kuri YouTube ni Doggy Drugs. Kuri IG ni Doggy Drugs. Kuri Facebook page yanjye ni Doggy Drugs. No kuri Audio Maka ni Doggy Drugs. For real. It's enough to. Iyo uvuze for real uvuze iki? Man, nyine ni nk'ibintu byiza man. Biba ari nk'ibintu byiza. Cyangwa se ibintu by'ukuri. Man, nyine kiba ari ikintu cyiza kuri njyewe. Okay. That's enough. Birahagije nyine tu. Biba bihagije. Okay, hari abantu nakubajije nimba hari abantu bashobora kuba baragusapotinze, wumva watera peace. Umuntu unsapotinga ni director wanje, muteye peace, nitwaye. Na pro wanjye. Wari umaze gutashya abantu noneho bajya babigukorera. So reka mvuge ngo wakoze kwitabira ubutumire bwacu kuri Satya TV. For ndabishimiye tu. Okay, reka twizere ko n'ubutaha nitugukenera uzatwitaba. Ndahabaye uzanye na Kazandwi ntago nzamusiga, nzaza mubitse kwishaho. Nzaza mubitse kwishaho. Isharo ni ishaho. Ishaho ni iki? Cyane isaho. Oya ni ishaho. Ngo amerwe nasubire mu isaho, amerwe. Oya iryo n'ururimi ubundi icyo ngicyo ni Ikinyankore. Ikinyankore ni ururimi rw'Urunyankore. Mu Kinyarwanda ishaho ni umufuka. Nagafuka. Umufuka y'ikintu nyine w'ipantaro cyangwa w'ishati. Okay. Zaza mubitse kwishaho rero. Okay, so turabashimiye cyane rero mwebwe mwari muduteze amaso n'amatwi, n'ubundi ni kuri Satya TV. The interview show zacu zo nakagaruka, nawe ndakubwira ngo nimba wumva ufite impano, ushaka kuboostinga, ushaka kugaragaza, we are here for you. Satya TV ntango twishyuza, it's for free. Nimba ushaka kugaragaza impano yawe, nimero ngizo kuri screen yawe, ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp, hanyuma tukaguhereza platform ukagaragaza icyo ushoboye, hanyuma icyo ushoboye nicyo kiguhesha umugati cyase kigeraho kikuvana naho kikugeza kuri mikoro. Nari Kabastanga rero, twari turi kumwe na Doggy Drugs. Amahoro n'imigisha komeze ababeho aturuka kuri Allah, umugenga w'ibihe, Imana ishobora byose yaremye isi n'ijuru, kuba yizera. Peace cyane. Ubwo so naho ubutaha na the interview show zacu nakagaruka. Turabakunda cyane. Bye bye. Asala bisa. Na foto nta cyabaye bana b'u Rwanda. Iri ni ihame rero ryazanywe n'abantu, ariko nanone tuza gusanga ari ukuri ko nta foto nta cyabaye, nta video nta kizibiti. Niyo mpamvu rero abamenye iryo banga ubu bari kugana Kabastanga Pictures rero we make infinity memories, aho tugukorera amafoto meza, video nziza by'urwibutso, hamwe ari za nzibutso zihora mu mutwe wawe. Rero nimba nawe ushaka ko tuza kubana nawe, yaba mu bukwe, yaba mu birori bitandukanye, bridal shower, anniversary, celebration parties, graduation, duhamagare kuri nimero ziri ku screen yawe, tugufashe kubumbatira neza inzibutso zawe. Kabastanga Pictures, we are here for you. Thank you so much.